Twakomeje kuvuga ibiribwa binyuranye ukwiye kugaburira umwana wawe, tureba imboga n'imbuto, ariko noneho hano tugiye kwibanda cyane ko umwana wawe akeneye ibiribwa bikomoka burya no ku matungo. Nguhaye ikaze kandi ngushimire wowe wahisemo ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubuzima. Nkwibutse ko ibi biganiro bitareba umuntu ufite umwana gusa, n'umuntu uzagira umwana, ariko kandi nawe ukwiye kubimenya kuko nawe urabikeneye. Mubyeyi, mu gihe utwite cyangwa wonsa ukeneye kurya buri munsi nibura ikiribwa kimwe gikomoka ku matungo kugira ngo ugumane ubuzima buzira umuze, ubuzima bwiza ndetse unagire n'imbaraga. Ingero nziza z'ibiribwa bikomoka ku matungo harimo amata, indagara, inyama, amagi, umwijima n'izindi nyama zo mu nda, ndetse n'utundi dusimba duto turibwa nk'isanane n'iswa, burya nabyo urabikeneye. Nyuma yo gutangira guha umwana imfashabere ku mezi 6, gaburira umwana wawe buri munsi nibura ikiribwa kimwe gikomoka ku matungo. Itwararike guteka neza icyo kiribwa, kugikatamo uduce, kugisya no kukinomba kugira ngo kibe cyoroshye, maze umwana wawe abashe kukirya no kukimira. Ushobora kucyoroshya ukoresheje amata y'inka makeya cyangwa amazi asukuye yo kunywa ariko makeya. Umwana wawe igi inshuro 3 cyangwa 4 buri cyumweru. Ubundi gahunda ni igi rimwe ku mwana kandi buri munsi. Kenshi biroroshye kubona amagi kurusha uko wabona ibindi biribwa bikomoka ku matungo, kandi gutogosa igi no kurinomba nabyo burya byoroheye buri wese. Tangiza umwana wawe akayiko gatoya k'ikiribwa gikomoka ku matungo buri munsi. Uhereye ku mezi 6 ugenda wongeramo ubwinshi bwacyo buhoro buhoro, kandi ugenda uhinduranya ibyo biribwa bikomoka ku matungo. Umwana wawe nagira amezi 12 ushobora gutangira kumuha amata y'inka. N'ubushize narabibabwiye, mbere yaho ntabwo wemerewe kumuha amata y'inka, kuko ayo mata y'inka ashobora kuba ari inshyushyu itetse, ndetse n'ikivuguto wakimuha na yawurute. Komeza konsa umwana wawe kabone niyo yaba yaratangiye kunywa amata y'inka. Burya amashereka arinda umwana indwara, akagabanya n'ubwehe bwo guhura n'indwara z'imirire mibi. Orora amatungo magufi mu buryo bwose bushoboka, nibiba byiza ukagira inka ni akarusho. Gerageza korora amatungo magufi rwose nk'inkwavu, inkoko, imbeba za kizungu, kuko zitanga inyama umuryango wawe ukeneye. Uramutse woroye inkoko, byo biba ari akarusho kuko uhita ubona amagi ukabona n'inyama icyarimwe. Bigukundiye kandi ugiye ubona amafi kenshi, ugaha umwana wawe amafi mashyashya cyangwa se yayindi bumishije kugira ngo bazayakoreshe nyuma, cyangwa se bakayakuramo ifu, ibyo uzamenye kuri kubaka neza umwana wawe. Abafite inka bo ndabakengurukiye, mukomeze muyiteho kuko ayo mata ni ingenzi, haba kuri mwe mutunze iyo nka, haba no ku bandi mugurishaho amata. Ndagushimiye rero niba ukora byose ukagerageza kugira ngo umwana wawe agire ubuzima buzira umuze, ukabyitaho ntuterere iyo. Uri umuntu ukomeye kandi uri umuntu w'agaciro cyane. Ndagushimiye.